reka nongere ngusuze inshuti mukunzi wacu akadasohoka amahoro y'Imana rero akomeze abane nawe aho uri hose, aho ngaho uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, uburengero bwaryo, ukomeze ubane n'amahoro y'Imana. Amakuru yo ni menshi no ku Isomo TV, cyo ngusabye nukomeza kwibanira n'Isomo TV ubundi ukabasha kugenda umera neza cyane. Kamwibutse ko mu kiganiro cyacu turi kumwe na MTCC Limited, tukaba turi kumwe rero na iyi company yitwa Mayele Contractors and Consultancy Limited, aho yomeza kugenda ikubwira ngo tugufitiye serivisi zitandukanye z'ubwubatsi, uhereye kuri design, architectural design, structural design, kuba wakorerwa execution cyangwa se kuba wafashwa muri icyo gikorwa nyirizina cyo kubaka, ndetse no kuba wafashwa gucungirwa ko ibintu kugenda bubakirwa biri kuri standard cyangwa se execution cyangwa se supervision. Byose rero ni hano kuri MTCC Limited. Hamagara kuri 08 wandikemo 32639 maze ubasha kugenda ubana na MTCC Limited. Kana none nkubwire ko turi kumwe na Deje Studio kugira ngo wafashwa live streaming, videography, photography, graphic design, branding, wakorerwa promotion, digital marketing, ndetse ukaba wafashwa no kuba wakora content zawe zigiye zitandukanye zijya ku mbuga zawe nkoranyambaga. Byose rero ni kuri Deje Studio. Hamagaye kuri 0882888381 ukomeza kugenda ubona ibisobanuro byimbitse mu buryo wagenda ukorana n'iyi company ikagenda igufasha bigiye byimbitse. Nanone kamubwire ko katwigarukiye kuri transfers zacu, ubundi tugende tuguha idonido y'ama transfers akomeza kugenda trendinga mu bijyanye na transfer windows hano mu Rwanda. Gapapu ndavuga gapapu ikomeje kugenda Rayon Sport itegura. Izi gapapu ni zimwe muri gapapu zakomeje kugenda zivuga cyane, ariko ntibyagenda birangizwa. Ariko ikigaragara umugabo witwa Simon Arnold Okwi, mu makuru nkura indani muri Rayon Sport, yamaze gukenyera kuri avance ya mu mafaranga azagenda ahabwa. Yakenyera ku munsi w'ejo ku mugoroba, aho rero yageze hariya Kimihurura ahura n'ubuyobozi bwa Rayon Sport wita bumusinyira cheque direct. Ni amwe mu makuru ndi kugenda mbako nkomeza kugenda mbagezaho. Nanone reka nkubwire ko gapapu nanone yindi muri equipe ya Kiyovu, umugabo witwa Serumogo ari numwe mu bantu bari kugenda batagatingwa na equipe ya Rayon Sport, aho uyu mugabo ashaka gusinyishwa amasezerano asaga imyaka isaga 2 muri Rayon Sport. Ahanga uyu mugabo Serumogo rero ni nyuma yuko yigaragaje muri equipe y'igihugu Amavubi hari muri Afrika. Mwibutse ko Serumogo ni umwe mu bantu bari barimo barakina kuri kabiri ya equipe y'igihugu y'Amavubi, cyangwa se ku ruhande rw'iburyo mu bwugarizi, ariko ku ruhande uyu nguyu ni umwe mu bakinnyi bagaragaje ko ari abakinnyi b'abahanga. Uyu mukinnyi reka mwibutse ko ari umwe mu bakinnyi bari bafashe uwitwa Sadio Mane. Numwe makinnyi yari bafashe rero witwa Sadio Mane, aho rero yari yakomeje kugenda amufata kabisa ku buryo bw'inyagamburiro bwari bwagiye bubura cyane kabisa. Uyu mugabo rero reka nkwibutse yuko ari umusore nawe wakomeje kugenda agaragaza ko afite ubuhanga budasanzwe mu bwugarizi. Nawe ni umwe rero muri babakinnyi equipe ya Rayon Sport yabashe kugenda ishyira hanze, nubwo bateruye, ariko ni umwe muri abo ngabo makuru twikurira imbere hariya muri Rayon Sport. Ni umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda bavuga ko yaba yamaze gukora deal, cyangwa se ari deal done, cyangwa se ari complete deal. Nanone reka nkubwire ko ahangaha rero uyu mukinnyi nawe ni umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda bavugwa ko yaba yamaze gukora ibintu bya nyuma ko nawe ashaka kuba yamaze gusekenya kuri ka avance, ubundi ubundi bakazamugura na equipe ya Kiyovu bakazayiha amafaranga makeya, ubundi nawe akaryamo andi makeya. Na brigende bivuga ko rero ashaka kuzagurwa miliyoni 22, equipe ya Kiyovu ikaba yaryamo miliyoni 10, miliyoni 12 zikajya ku agenti wa Serumogo ari ndetse na ari nyira izina. Bikavuga ko rero nagera muri Rayon Sport ashobora kuzahembwa amafaranga asaga miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Nanone reka mubwira umukinnyi witwa Rwabuhihi Aime Placide.
Rwaweme Placide reka nkubwire ko ari umwe mu bakinnyi bashobora kuba nawe bagiye guhita baflyingana na Rayon Sport, aho ekipe ya Rayon Sport nayo muri iyi season ari imwe muri aya makipe ari gukomeza kugenda yiyubaka cyane cyane, ishaka rero abakinnyi bagiye batandukanye ndetse ishaka kugenda ikubita inkoni ku kabuno abakeba bayo. Rayon Sport ishaka kugenda ikubita inkoni ku kabuno abakeba bayo, aho ishaka kugira ngo ibereke ko ariyo yavutse mbere kandi ari nayo kipe yabashije kuba yagira ibigwi bitandukanye mbere y'izo zose. Nanone kankuyimubwire ko iyi kipe muri gahunda yayo yitwa Twanza Agasuzuguro nayo ishaka kugira ngo ibe yaca icyo bise agasuzuguro ku ma ekipe yaramaze iminsi ayisumbirije. Ubwo nyine urayumva ni Kiyovu Sport na ekipe ya APR FC nizo kipe zimaze iminsi zisumbirije. Ego izi ekipe reka nkubwire ko nazo zitoroshye. Umukinnyi yitwa Jibril wo muri ekipe ya Gasogi United ni umwe mu bakinnyi bashobora kuba bagenda basohoka, bashobora kuba bagenda rero basohoka muri iyi ekipe ya Gasogi United bajya muri ekipe ya Kiyovu. Nanone umukinnyi witwa Jibril wo muri Mukura nawe biravuga ko ashobora kuba yaza muri ekipe ya Rayon Sport. Jibril Abubakar ni umwe mu bakinnyi rero bari gukomeza kugenda baba mentioned cyangwa se bakomeza kugenda bashyirwa mu majwi ko nawe ashobora kuba yaramaze kuba yajya muri ekipe ya Rayon Sport kugenda yumvikana nayo ku buryo bitatinze ashobora kuba nawe yatangazwa nk'umukinnyi wa Rayon Sport. Yego ni umwe mu bakinnyi ashobora kuba batangazwa rero bidatinze nk'umukinnyi wa Rayon Sport. Nanone reka nkubwire ko umukinnyi witwa Rafael Osaluwe Orise ari umukinnyi dukomeje kugenda atangaza amagambo akakaye ya Rafael Osaluwe Orise. Ndagenda nyagarukaho mu kanya nimara, reka mbanze nyuzemo akantu kamwe tukuru tuba turi kugenda ducicikana natwo nagenda mbagezaho kugira ngo mukomeze kugenda mwibera update, mutajya muvuga ngo ngiye mvuga ekipe imwe no. Ahangaha reka nkubwire ko ekipe ya Gasogi United yamaze kwirukana bidasubirwaho umukinnyi witwa Idi Muselemu. Ni umukinnyi rero waje ni umukinnyi rero Gasogi United yamaze kwemeza ko itazakomezanya nawe n'uwo rutayizamu rero komoka mu Burundi. Idi Muselemu waje muri iyi kipe nk'intwara akaba ayisohotsemo nabi, aho umusaruro yari yitezweho atari wo yatanze. Umukinnyi ni umukinnyi winjiye muri 2020 nibwo Idi Muselemu wabaje kugera muri ekipe yabaye rero rutayizamu atsinze ibitego byinshi mu Burundi mu mwaka wa 2019 mbarire na 20. Yasinyiye amasezerano y'imyaka 2 Gasogi United. Uyu rutayizamu rero wari wahawe akazina k'intare y'akanwa kamwe. Ubone kenshi kunda kugenda mugabigana bigiye bitandukanye. Perezida wa Gasogi United ntabwo rero yahiriwe n'imyaka ye muri Gasogi United. Ahangaha rero uyu witwa Idi Muselemu ntabwo yabonye umwanya uhagije wo gukina, ndetse n'uwo yahawe ntiyigeze awubyaza umusaruro. Yari asoje amasezerano muri Gasogi United, ikaba rero yamumenyeshe ko atazakomezanya. Bango bamukubise icyo bakwitiye bamuhaye icyo bita release leta, nyine ntago wavuga igitari release leta. Amasezerano yarangira bamubwira ko atazasinya andi masezerano. Yego ayengaye nindi inkuru imwe. Nanone umutoza witwa Seninga Inosa yahagaritse rero ikirego cye muri Ferwafa. Ahangaha reka nkubwire ko umutoza Seninga Inosa yahagaritse ikirego cye yari yarezemo Musanze FC kumwirukana mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni nyuma rero y'ubwumvikane hagati y'impande zombi. Rero tariki ya 23 Gicurasi 2021 nibwo Seninga Inosa wari umutoza mukuru wa Musanze FC yirukanwe hagati mu mukino. Ni nyuma yuko yari amaze gutsindwa na Gasogi United ibitego 4-1 mu mukino wa shampiyona. Uyu mutoza rero akaba yarahise nawe atanga ikirego mu kanama gashinzwe gukemura amakimbirane ka Ferwafa, aho yareze Musanze FC kumwirukana binyuranyije n'amategeko. Akanama rero gashinzwe gukemura amakimbirane ka Ferwafa kari katumijeho impande zombi kuwa 3 tariki ya 8 Kamena 2022 kugira ngo kabakiranure. Amakuru rero muri aya makuru rero dukesha isimbi yavuze ko
yamenye ko rero Seninga Innocent yamenyesheje Ferwafa ikibazo yari afitanye na Musanze FC, impande zombi zicaye zikagikemura, ubu nta kibazo gihari. Amakuru avuga ko rero hari amafaranga perezida w'ikipe tuyishimire Placide cyangwa se Trump yego yari yaragurije uyu mutoza, baje kumvikana rero arayamurekera ndetse agira andi make amwongera, abita bihwaniramo nkuko byagenze. Ushobora kubana none, ushobora kuba wabana na Tom Transfers, aho igenda ikubwira ati ushobora kuba wagura imodoka, ushobora kuba wagura imodoka rero ukaba watizwa indi uba ugendamo ku buntu. Mu gihe rero imodoka itarakugeraho uhita utizwa indi ku buntu. Nanone kankwibutse ko ushobora kuba wahera muri supermarché zitandukanye za Tom Transfers, aho ibiciro ari ku isoko, ntabwo ibiciro ari hahandi baguhenda, ibiciro byo ku isoko. Nanone katukubwire ko ushobora kuba wabana na ni ikaguhereza apartment nziza ukomeza kugenda ubasha kugiye kuba wabamo, ikaba ari apartment rero nziza cyane ushobora kugenda ubamo. Hose rero ni Tom Transfers, sura www.tomtransfers.rw cyangwa se www.tomtransfers.rw. Nanone reka nkubwire ko turi kumwe na Airtel yakubwira ko ifite serivisi zo koherezanya amafaranga ndetse no kwishyurana. Ni Airtel Money ndetse na Airtel Pay. Airtel Money nakubwira ngo ushobora kohereza amafaranga inshuti yawe ku buntu. Inshuti yawe ushobora kuguha amafaranga ku buntu, ushobora kuguha amafaranga kuri konti yawe ku buntu, nawe ukayishyira kuri konti yayo ku buntu avuye kuri Airtel Money. Nta handi wasanga ubuntu usibye aho ngaho. Yakubwira ko nanone ushobora kuba wakwishyura abacuruzi bagiye batandukanye na Airtel Pay, aho ukomeza kugenda wishyura ibicuruzwa bigiye bitandukanye ku bacuruzi bagiye batandukanye, bose bakorana na Airtel Pay. Byose rero ni Airtel Pay, ubu ukagenda wishyura ku buntu. Nanone reka twibutse ko Airtel nk'umuyoboro w'itumanaho rigezwe cyangwa se smartphone network ari bamwe mu bantu bari kugenda batanga internet y'akataraboneka, bando nyinshi zidakase, ndetse no kuba wabona internet yihuta ku kigero utasanga ahandi. Gana rero Airtel ubundi bashe kugenda umera neza cyane. Reka rero twigarukire rero ku makuru yacu, ku ngingo z'ingenzi z'amakuru tugiye gukomeza kugenda twibandaho. Reka mbacire ku mayange ubundi mite nyabavira imuzi n'umuzingo. Tugiye kujyana twibande ku bakinnyi bashyashya bagiye bamaze kunugwanurwa ko bamaze gusinyira kipe ya Rayon Sport. Aya ngana amakuru twikurira ku munyamakuru wa Rayon Sport TV cyangwa se umunyamakuru w'ikinyamakuru cya Rayon Sport agicano kuri murandasi nkuko mwabibonye. Ni umunyamakuru witwa Wasli rero ni umwe mu bantu bakomeje kugenda baduha amakuru avuga ko abakinnyi ekipe ya Rayon Sport yamaze gusinyisha bakomeje kugenda bamenyekana, nubwo bwose atagiye yeranga avuga ati uyu n'uyu ngo, ariko abakinnyi ngiye kubabwira mwebwe mubategereze ubundi muze kumbwira muti muzaze kumbwira detail Lovent. Rayon Sport iza broadcasting abakinnyi nanjye namaze kubabahereza abakinnyi Lovent yano kizageraho saa 1 z'umugoroba icyanye cyayitanze. Abakinnyi ngiye kubabwira muzabaza kumbwira mumbwira ati amakuru duhereza bari amakuru ya nyayo. Reka nkubwire ko abakinnyi ba mbere, umukinnyi wa mbere wagizwe ibanga ni umukinnyi wo kuri karindwi, aza kumubabwira no. Undi mukinnyi wagizwe ibanga ni umukinnyi ukina ku 10, nayo umukinnyi wagizwe ibanga. Nanone undi mukinnyi wagizwe ibanga ni umukinnyi ukina kuri 2 ndetse no kuri 3. Aba bakinnyi nibo bakinnye kugenda mbabwiraho ubundi ibintu bikomeza kugenda bimera neza cyane. Reka nanone nkubwire ko makuru gukomeza kugenda acicikana ari uko company yitwa Canal Plus ari company rero yakomeje kugenda isinyana na Rayon Sport amasezerano, aho ibyavuye nanone mu masezerano y'iyi Canal turakomeza kugenda tubibakurikirana. Biravuga ko rero Canal igiye gukubakabira amafaranga yageneraga equipe ya Rayon Sport, dore ko Rayon Sport mu mwaka utayizagenda iyambara ku mwambaro wayo wo hasi cyangwa se ikabutura. Niyo myambaro rero Canal Plus zakomeza kugenda yambarwa na equipe ya Rayon Sport, aho nayo amafaranga agiye kuba yagenda akubwa inshuro zisaga ebyiri. Nanone nkubwire ko kanone nkubwire ko company nka Tom Transfers nkuko twagiye tubibabwira kuri ya deal ya Youssef
biracyakomeje ko Tom Transfers abakinnyi b'abanyamahanga Rayon Sport izazana igomba kuzajya ibatuza muri apartment nziza za Tom Transfers, akarizo bakomeza kugenda babamo umunsi ku wundi. Byose tugenda tubigarukaho mu makuru yacu arambuye. Wowe ibanire n'Isumo TV ubundi komeze kugenda umera neza cyane, amaro y'Imana irakomeze kugenda aguhoraho ukomeza kubibanira n'Isumo TV. Kandi subscribe ni mutarayikanda, nanone ukande like share ni mutarayikanda, cyangwa se aho twakoze nawe uduhe unlike nabyo biba byemeye, cyangwa se dushyiraho comment tubwire uko bimeze. Ushaka rero ko watanga igitekerezo cyawe, andika ubutumwa bwawe kuri 078 788 tugenda tubona ako kanya. Kandi kanyarukira ku bitekerezo byanyu ubundi ngaruke bavira imuzi n'umuzingo y'amakuru, ndetse mbahe idonido y'amakuru nakomeje kugenda mbakomorezaho. Ibindi byose rero ni muri inkuru irambuye, ntucikwe, byose ni hano ku Isumo TV, ubundi ukagenda uryoherwa n'amakuru mashyashya muri siporo ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Isumo TV ikomeza kugenda igutegurira umunsi ku wundi. Rero kanyarukira ku ubutumwa bw'uwitwa Benik Afobe kuvara mu Buhinde, arakomeje kugenda tubwira ati ngendi Afobe mu Buhinde, ariko se Benik Afobe wanyawe yaheze ko mwamutubwira ariko ntagere mu Rwanda. Natwe uko twamwumvise niko twamutegereje, ariko aramutse tumenya andi makuru kuri Benik Afobe, ni umukinnyi w'umunya Cameroon ndakeka, naramukaje nzamubabwira. Nanone hari uyu nguyu witwa Dusemana Dominique akomeje kugenda avuga ati amahoro y'Imana akomeze abane nawe, nawe turagukurikira aha rero ukomeze kugenda umera neza cyane. Dusemana Dominique rero natwe dukomeje kugenda tugushimira gukomeza kugenda umera neza cyane. Nanone reka nkubwire ko uyu nguyu witwa Christian Karangwa aratubwira ati mumpe amakuru yo kuri Murera yacu, kandi mukomeje kugenda mwitwara neza ku ruhande rwa transfers, mugenda mutubwira ibintu tukagenda dusanga byose ari byo. Nanone uyu nguyu witwa Emmanuel Royce arambwiye ngo komeza udukubite amakuru menshi ubundi dukomeze kugenda atumera neza cyane. Uyu nguyu witwa Kadenesi rero nawe akomeje kugenda twandikira mu gikara avuze ati ibi ngibi ewana ni sawa cyane, mukomeze kugenda muducacambura musesengurira ku makuru ari kugenda avuga muri Murera yacu. Nanone uyu nguyu witwa Rutwe w'i Rwanda mumbabarire ni kuri Facebook, akomeje kujyana nawe adusesera avuze ati mukomeze mudukurikire ubundi dukurikire cyangwa mudukurikire ubundi muduhe amakuru, dukomeze kugenda natwe turyoherwa n'amakuru ari kugenda avuga muri ruhago yacu mu Rwanda. Yego turese tugenda tuyabanyuriramo ntimugire ikibazo. Nanone uyu nguyu witwa Mwise neza Jean Bosco aratubwiye ati amakuru yo ni menshi, ariko mukomeze kugenda mwibanda kuri Kiyovu Sport yacu, bagenda tuyibagezaho n'urucaca narwo akantu karaba gafite ahantu gahure n'urucaca tugenda kukageraho, dore ko amakuru yo atari ibura no ku Isumo TV, ahubwo amakuru ni yo tugira. Eka rero mite nigarukira ku makuru yacu muri rusange. Amakuru yacu muri rusange rero nakomeje kugenda mbabwira ko dukomeza kugenda kwitwibanda ku madiri ari muri Rayon Sport. Anga rero nkuko byamaze kugenda bitangazwa nuko diri iri muri Rayon Sport kugenda ivuga nuko company yafashaga Rayon Sport nka yitwa Canal Plus, na rimwe muri company rero zikomeje kugenda zongera amafaranga zageneraga iyi kipe. Aho Canal Plus byavuga ko yagenaga miliyoni zisaga 40 ekipe ya Rayon Sport, aho igiye kuba yazikuba ikaba yazigira miliyoni zisaga 80, ikajya yambarwa ku ikabutura ya ekipe ya Rayon Sport. Buri mwambaro wose agibona hejuru y'akarango ka Rayon Sport cyangwa se logo azajya bari Canal Plus. Anga rero birakomeza kugenda bivugwa ko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwamaze kugenda buganira na Kanari, kandi bamaze kugenda bemeranya ko izagenda rero itanga miliyoni zisaga 80 mu mbabarire za buri mwaka kugira ngo ekipe ya Rayon Sport ikomeze kugenda nayo imera neza cyane. Nanone company ya Tom Transfers ari nayo company twamamariza ahangaha, ni company rero nayo ikomeje kugenda nayo ivuga ati ekipe ya Rayon Sport twagiye tubana mu bihe byiza nibibi muri uyu mwaka ushize, ni company ikwamamaza ukagenda umera neza cyane. Kamwibutse ko Rayon Sport ifite ubuzima gatozi, niyo mpamvu nyise company ubuzima gatozi rero buhita buyigira ikigo cy'ishoramari cyangwa se ikigo giharanira inyungu kizwi na leta. Ibi ngibi rero iyo yamaze kubona ubuzima gatozi nk'ikigo nyine giharanira inyungu,
kandi ikigo nyine cy'imyidagaduro nyine ni Rayon Sports. Nayo rero ikomeza uvuga ngo rero iyi Rayon Sports reka tugende twakongera amasezerano twe twakorana. Mu nyuma rero yo gushima imikoranire yabo na company nayo iragenda yongera amasezerano na Rayon Sports, aho ishobora kuba yasinyana amasezerano y'imyaka 3, aho nanone ishobora kuzagenda byumvikana ko igomba kuzajya iha amafaranga asaga miliyoni 40 ekipe ya Rayon Sports. Nanone nyuma y'izo miliyoni 40 ikabasha kujya itunga abakinnyi, ndavuga kubemera kujya bahaha muri supermarché zayo, kuba bahaha kubemera kugira ibintu bajya bahaha muri supermarché zayo rero, ndetse ikaba abakinnyi b'abanyamahanga izajya ibaha ama apartment ndetse na transport yo kujya bagendamo bitwaye. Byose rero ni muri iyi deal iri kugenda ivugwa rero na Tom Transfers. Nanone dukomoze kuri Skol. Uruganda Skol narwo ni rumwe mu nganda zikomeje kugenda zivuga ko narwo rugomba kugenda rubana na Rayon Sports, aho rushobora kugenda ruyifasha kuba rwakuba kabiri amafaranga rwayihaga. Zari miliyoni zisaga 180 zikaba zajya muri miliyoni 300, rukaba byazajya ruha Rayon Sports amafaranga mu ntoki asaga, reka mbisubiremo, amafaranga asaga miliyoni zisaga 220. ubwo bivuze ko Rayon Sports byibuza ko batera nkunga muri uyu mwaka utaha, cyangwa se abafatanyabikorwa bamamaza bazajya rero bayiha amafaranga ashobora kuba yagera muri miliyoni zisaga 300, zisaga rero miliyoni 340 cash. Nanone rero ukuyemo andi promotion cyangwa se izindi restaurant bazagenda bayaha Rayon Sports cyangwa se andi bonuses. Urumva ko rero byose ni bimwe mu bintu kugenda bivugwa muri izi deals z'ama company agenda korana na Rayon Sports. Rayon Sports rero aho muri mukomeze kugenda mwicinya icyara wundi mitembagarukira kuri iyi kamite ngaruka kuri iyi nabyita nka line up, cyangwa se ukuntu abakinnyi bazaba bapanze mu kibuga, barimo abakinnyi bashyashya bazagenda babanza muri equipe ya Rayon Sports. Ibi ngibi rero ndi kugenda mbibabwira kugira ngo mugende mumenya uko ibundi bintu byakomeje kugenda bipangwa. Amakuru rero tugenda dukura imbere yo muri Rayon Sports, amakuru y'ingenzi arimo muzagenda kugenda muyabona. Igitekerezo cyawe wagishyira ngaho muri comment, cyangwa se ukagitwarira kuri 088888 tukagenda tukigeza ku bakunzi bacu mu buryo bugiye butandukanye. Nanone reka munyarukira kuri uru rutonde. Mwizamu nta gihindutse, umuzamu ni umunyarwanda Kwizera Olivier. Kuri kabiri biravuga ko equipe ya Rayon Sports igomba guhitizana umukinnyi witwa Serumogo ari wo muri equipe ya Kiyovu Sport. Umukinnyi wigaragaje muri match y'ubushize u Rwanda rukina na Senegal, ndetse no kuri match y'u Rwanda na Mozambique murabizi. No muri central defense umukinnyi witwa Ndizeye Samuel. Ndizeye Samuel rero ni umwe mu bakinnyi rero bagomba kuzaba yiyoboye hariya mu mutima wa defense. Nanone mu mutima wa defense hagomba kuzaba harimo nanone uwitwa Niyigena Clement, nawe bivuga ko ashobora kuba yamaze kurangizanya na Rayon Sports, yamaze no kuba yakinyira kuri avance mu mafaranga yemerewe na Rayon Sports. Nanone bikavuga ko ku rundi ruhande naho hazaba hari uwitwa Rutanga Eric Kamotera, nawe kugenda asoza amasezerano hari muri equipe ya Police FC kuri 3. Ahangaha rero umukaseri kamusubiremo, we yamaze kuba yagaragaza muri equipe ya Rayon Sports n'umunyanigeria witwa Rafael Olise. Ni umwe rero mu bantu bazagenda bakina hariya muri mu mukaseri. Imbere rero ye hazaba ari abakinnyi babiri, ari Nishimwe Blaise ndetse na Hakizimana Muhajir. Nishimwe Blaise azajya bari ku ruhande rugana iburyo, Hakizimana Muhajir ku ruhande rugana ibumoso. Yego. Nanone ku ruhande imbere ku ruhande rw'ibumoso hazaba ari umunyakameruni Leandre Onanawiri Eson, niwe uzaba ari ku ruhande rw'ibumoso rwa equipe ya Rayon Sports. Nanone reka mubwire ko ku rundi ruhande nubwo uyu mukinnyi bamugize ibanga ariko nawe turamuzi. Uyu mukinnyi nubwo bamugize ibanga turamuzi, ni umukinnyi wa equipe ya Kiyovu Sport. Nk'uko Kiyovu Sport iri bukurwemo abakinnyi basaga 2. Uyu mukinnyi kuri uru ruhande rw'iburyo, cyangwa se uwo bita
right wing, ngo ni umukinnyi nyine wo kuri karindwi cyangwa se umuwinga w'imbere ariko ku ruhande rw'iburyo. Ni umukinnyi witwa Samson Arnold Okwi wa ekipe ya Kiyovu Sport. Nanone biravugwa ko umukinnyi uzajya yataka ari umukinnyi w'umugande witwa Musa Eseno. Aba rero nibo bakinnyi bakomeje kugenda bagirwa ibanga cyane, aho kuri channel ya Rayon Sport babagize ibanga, ariko mu makuru twakomeje kugenda dukubitira imbere indani muri Rayon Sport ni abangaba bakomeje kugenda bagarukaho ko aribo bakinnyi bashobora kuzajya babanza muri equipe ya Rayon Sport y'umwaka utaha. Nanone hari abandi bakinnyi batari bumvikana neza na Rayon Sport ariko nabo bazaba bari muri Rayon Sport. Umukinnyi ashobora kuzagenda birukanwa na mugabo witwa Mico Justin, nawe arimo. Muvandimwe Jean Marie Vianney nawe arimo. Umukinnyi witwa Ishimwe Kevin nawe arimo. Umukinnyi witwa Mayele Dinje kamasezerano yararangiye, Iranzi yaragiye. Umukinnyi witwa Mackenzie Nzigiyimana Karimu n'amasezerano yararangiye, ashaka kutagaruka nawe. Nanone umukinnyi witwa Master rero niwe ushobora kuzajya asimburanwa n'uyu mukinnyi witwa Rafael Olise. Yego, umutima defense rero umukinnyi witwa Hirwa Jean de Dieu azajya asimburanwa na Niyigena Clement, cyangwa se Niyigena Clement nawe yaba arimo akaba yasimburanwa na Ndizeye Samuel. Bangaba rero nibo bakinnyi 11 ba equipe izajya ibanza mu mwaka utaha. Mu makuru twakomeje kugenda dutohoza mu bakinnyi bamaze gusinya ndetse n'abantu amasezerano yabo yegereye hafi cyane, bari kugenda basinya bazatangazwa ku munsi wa tariki ya 20 ndavuga kuri kuwa mbere w'icyumweru. Nagari ikizakurikira iki ngiki kigiye kuza. Abo rero nibo bakinnyi 11 twabasha kugenda atubatoranyiriza. Abandi nabo bari kugenda bavuga ko bagiye gusinya muri equipe ya Rayon Sport. Hari uwitwa Ruboneka Yohani Bosco, uwitwa Rwabi Aime Placide, Youssef Rahbu. Ibye ntabwo turongera kwibona amakuru, ariko nabyo byagiye bikomorwa ko ashaka kuba yagaruka muri equipe ya Rayon Sport. Nanone bikavugwa ko undi mukinnyi ushobora kuza muri equipe ya Rayon Sport, umukinnyi witwa Cesar Manzoki, nawe ari umwe mu bantu bagiye bavuga ko ashobora kuba yagaruka muri equipe ya Rayon Sport. Ibi ngibi rero ni bimwe mu byari kugenda bivugwa mu ma equipe yagiye atandukanye. Byose rero ni ku Isumo TV. Komeza ni Isumo TV, ukomeze kugenda umera neza cyane. Amara Imana akomeze kugenda abana naho uri mu majyepfo y'Iburasirazuba, iburengero bwaryo, amajyaruguru mu mujyi wa Kigali ndetse n'amajyepfo. Nanone abari muri diaspora mwese dukomeje kugenda tubahereza ikaze kuri channel yacu. Mukomeze kugenda subscribe muri benshi kugira ngo tuzagende tubana ibiganiro bigiye bitandukanye. Amara Imana yakomeze abane nawe ukunda Isumo TV n'utarakana subscribe bikande. Niba wakunda ibiganiro byacu kora share, uduhe like cyangwa se uduhe like aho bitameze neza, udushyireho na comment kugira ngo dukomeze kugenda tumenya uko ibiganiro byacu bikomeza kugenda bikugeraho umunsi ku wundi. Amara Imana yakomeze abane nawe.